ntago byoroshye kubura uwo wakundaga ntago byoroshye kubura ni ibintu bitoroshye ni ibintu biteye ubwoba ariko ibintu biteye ubwoba nshuti yanjye mureke dukomere nyine ni inkuru igoye ariko ni ibintu umuntu abura uko avuga ni ibintu umuntu abura uko asobanura ni ukuri reka ntangire gusuhuza cyane aho udahema kurikira ibiganiro byacu tukugezaho buri munsi uko bwije n'uko bukeye aha turi kuri Evangelize Le Monde TV ni bikemu turi mu mujyi wa Kigali Remera mu karere ka Gasabo Evangelize Le Monde TV ni ikinyamakuru birumvikana cya gikristo cy'iyogezabutumwa kandi gikorera ku isi hose ariko kenshi uzadusanga turi mu Bufaransa mu mujyi wa Strasbourg ndetse abadukurikira turi mu Rwanda dukorera i Kigali i Remera aho niho haba ofisi zacu za Evangelize Le Monde TV ariko ntibibuje ko dushobora gukora n'inkuru mu bindi bihugu bitandukanye kuko ni televiziyo nyine mpuzamahanga nk'uko izina ryayo ryitwa uyu munsi dukoze iki kiganiro harya turi kuwa kangahe de uyu munsi turi kuwa gatanu ku itariki 23 niho dukoze kino kiganiro ni ikiganiro gikomeza gitanga uhumure kirimo guhamya kirimo ubuhamya kirimo inkomezi kuko tugikoze mu gihe mu mitwe y'abantu harimo inkuru y'umupasiteri bita Tojene Inzahuke witabye Imana hari mfite ko uyu mukozi w'Imana hari ibyo twavuganye nawe hari ibyo twaganiriye nawe mu minsi nk'itanu ishize mu ivugabutumwa twari twajyanyemo hari ibintu yambwiye turi mu modoka ndavuga ati Mana yanjye none mbonye urupfu rwe nibuka ibyo bintu sinamenya burya ko yari ari kunsezeraho byose turaza kubigarukaho n'uyu mubyeyi wicaye no kuri kamera zacu afite byinshi amuziho yamuvugaho kandi nawe afite ibyo yakwivugaho bijyanye n'imirimo Imana yakoze kuri we nawe ni umunyamateka ukomeye mu buryo bw'ubuhamya wenda tuzajya tugenda tubidevelopa mu bindi biganiro byacu bizaza tumuhaye ikaze urasa neza yego murakoze uraho neza ko wambaye neza cyane murakoze cyane umeze gute rero ndaho okay tugiye kubana nande rero tugiye kuganira nande ninde tugiye gukorana kino kiganiro nitwa amazina yanjye ndi umuvugabutumwa Antoinette Mukeshimana Antoinette Mukeshimana niwe tugiye kubana muri iki kiganiro ni umumama udakunda kuza kuri kamera cyane ariko yayijeho kubera Imana kandi ntiyazi ubusa azanye inkuru idufasha azanye inkuru idukomeza azanye inkuru itubwira ko Imana nta hantu itakura umuntu kure nta n'ahandi kure itamugeza Antoinette bite ndaho egera mikoro ndaho n'umubabaro mwinshi mukozi Imana twabuze ariko mu buzima busanzwe turashima Imana Bibiliya iravuga ngo mu bibi no mu byiza duhore dushima ni inkuru ibabaje ni inkuru iteye agahinda mu buryo bw'umubiri nubwo ubu mu ijuru abamarayika bari kubyina kubera kwakira umuntu w'Imana umukozi w'Imana ariko mu mitima y'abantu benshi mu buryo bw'umubiri barababaye cyane barababaye turababaye turi benshi yari umukozi w'Imana mu bika byose yageraga mu muhanda abantu bo ku muhanda bakaba babonye papa yageraga mu rusengero imfubyi zikaba zibonye umubyeyi yageraga mu bapfakazi bakaba babonye umugabo mbega yari umuntu ku buryo kujya kuvuga ngo Pastor Tojene ni mu ntoki umuntu yavangirwa yacanganyukirwa ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu biteye agahinda biranavuga nkumva n'urumeza ruraje ndore n'ubudo ubushayi yego ni inkuru itoroshye ni inkuru ariko nyine ariko nta kundi tugomba kubyakira byatambutse byabaye tugomba kubyakira ahubwo tugakomeza abasigaye tugakomeza umugore tugakomeza abana birumvikana ni ibintu biba bitoroshye kugira ngo babishyikire yego ariko
watambutse yatambutse. Aha reka twinjire gatoya wenda kuri Antoinette turimo turaganira. Ubundi Antoinette turimo turaganira habanta ishusho yawe gato kugira tugendane tuziranye. Antoinette ni muntu ki? Murakoze. Ndabashimiye kandi cyane ku chano yanyu. Imana ibahe umugisha. Antoinette nkuko mumureba ndi umumama, ndi umubyeyi rwose, bishimira Imana cyane. Mfite abana, Imana yampaye abana, mfite abana 4. Nkaba ndi muri uru rugendo ndera abana, kandi mbayira njyenyine. Yego. Ariko ibyo nabyo nshima Imana ikomeza kumpa imbaraga. Yego. Ubwo uri mama w'abana na papa? Oya. Ndi wati ubu wabaye mama w'abana na papa wabicyarimwe rwose byo cyane rwose. Nicyo nari nshatse kuvuga. Papa mama rwose. Yego. Nibyo Yesu ari jya yemera kuduha izo nshinga. Cyane rwose kandi umuntu akatugira abamilitirore. Cyane rwose. Bigakunda. Kumva nta ricyo binatwaye. Yego. Byagenze ute ngo wisange mwayo mateka yo kuba mama na papa icyarimwe? Byagenze ute? Byabaye ryari? Nk'uduha hagati ishusho yawe kuri ubwo buhamya gato. Ukuntu byagenze ntabwo byagenze neza. Byagenze nk'uko uyu munsi byagenze kwa Tojene. Nibyo nkuvugiye nibyo cyangwa ngira ngo arunabiza ha cyangwa uri umudivorce? Oya ntabwo ndi umudivorce. Kuko umuntu ashobora kuba atari kumwe n'uwo bashakanye kubw'impamvu ebyiri na keshatu kubw'urupfu cyangwa Yesu agarutse cyangwa divorce. Sibyo buriya ubwo buryo butatu nibwo ushobora gutuma abantu batari kumwe kandi barashakanye. Ariko kuri wowe Yesu ntaragaruka na divorce ntayo ndi kuvuze. Ubwo umugabo yitabye Imana rero. Umugabo wanjye yarapfuye, yaratashye. Yego. Yaratashye mu kwezi kwa 2 2016. Hashize hafi imyaka 7 gutyo n'igice atashye. Rero ndi umumama ariko mwumve bekemu nawe ubirebe ushima Imana. Yego. Yego. Ukuri urashima Imana, urishimye, ndashima Imana, uraseka neza. Nubwo wenda urupfu rwumva rw'ingoco rwaduciyemo ariko nta kundi, gusa numva nezerewe Imana kuko hari igihe umuntu agera mu bibazo nkakubwire. Abanyarwanda baciye burya umugani nabi. Hari igihe baciye umugani unariho ngo iyo umuntu atinze mu bibazo ngo asa nkabyo, ariko burya baribeshye. Uwo muntu azanye umugani ntiyagenzuye. Ntago yagenze. Nta yereko yari afite. Nta yereko yari arimo rwose. Ntabwo umuntu asa muvuguruze. Vuguruza uwo mugani. Uyu mugani ndawuvuguruje. Ntabwo umuntu usenga by'ukuri. Iyo ibyo basi yarenza hako. Akagira ka exceptionnel kuwo mugani. Kuwo mugani ntabwo amera gutyo. Ndashima Imana rero. Umunyamasengesho ntabwo ajya asa n'ibibazo ngo nuko abitinze mu magambo makeya. Ndashima Imana rero, ndi umubyeyi rwose uhagaze wemye ushima Imana kuri uyu munsi. Mpagaranye n'abana banjye kandi dushima Imana n'ukuri. Yego. Abana bameze neza. Abana baraho. Bariga bararya. Abana bariga bararya baranywa. Barambara, baragenda, baraseka, barasa neza. Bishimiramo Imana nabyo. Aba ari byiza ndabikunda iyo mpuye n'umuntu nkawe uhamya watura amashimwe aho abandi baririra baniganyira, ariko we akaba yiterekeye muri paradizo y'amashimwe, akaba yuzuye gushima Imana aho isi idatanga ibisubizo, we akaba abona ibisubizo imbere. Umuntu ashobora kuvugana gutya atari uko ibibazo bibuze kuri iyi si, kuri ubu buzima. Wenda hari n'umwana utarajya no kwiga, c'est un exemple typique, ariko wowe muri wo ukavuga ati oya kuko Yesu ari ku ngoma abana baraho cyane rwose, kuko Yesu ari ku ngoma inzira ishyuye kandi itanishyuye wenda, kuko Yesu ari ku ngoma ibiryo birahari. Umuntu ufite umutima rero nk'uwo gushima Imana ahagaragara nk'atabonetse amashimwe, akora ku mutima w'Imana kandi akaba ari no kwigisha abantu. Ubu rero muri iki kiganiro uraza kuba mwarimu mwiza, ndi kubibona rwose. Amen. Muri urwo rugendo rumaze imyaka 7 n'igice nk'uko maze kubitubwira,
urwari ruteye ute kuri wowe ni ibiki Imana yakwigishirijemo bishobora gufasha abadukurikiye? Murakoze cyane Bekemo. Ese wagize uruhe ruhari muri ayo masomo y'Imana kugira ngo yemere kukwigisha ubu umunyeshuri mwiza? Myaka 7 umuntu ari umupfakazi ntabwo ari igihe gito kuko ndetse sina kinini. Yego. Nagiye nganira n'abantu benshi tugiye duhuza inyito mvuga n'ubupfakazi. Hakaba bambwira bati nge maze imyaka 45 ngasanga ngewe ndacyari petite. Uri bebe mu gupfakazi. Bebe mu bupfakazi. Hakaba bambwira bati nge rwose imyaka maze muri 60. Ati ndumva yari garafrere. Urumva njya nibukira no kuri mama wambyaye kuko nabaye imfubyi ndi na mutoya namuze papa ndi mutoya. Mbere y'ibyo haryamyemo ibindi burya bikomeye. Haryamyemo n'ibindi bikomeye. Wabaye imfubyi ufite imyaka 15. Numva ko nari ndi mutoya. Ariko mama upfakazi kuntu nabwitwayemo nabyo narabibonaga. Yego. Nabyo bikankomeza bikampa imbaraga cyane. Bikampa imbaraga. Rero Bekemo ku cyo arumbajije ntabwo ari urugendo ruto n'urugendo runini. Niyo yaba imyaka 2. Niyo byaye iminsi 2. Yego. N'urugendo runini umuntu ababariramo. Yego. Umuntu ahura n'ibikomere byinshi. Umuntu ahura n'igisuzuguriro. Singaye n'umuntu wavuze ngo ubupfakazi ni inenge. Ntabwo yibeshye. Aho noneho muremeranya? Turemeranyije. Ntabwo ameze nka undi wa mbere. Ntabwo ari nk'uwa mbere. Umuntu aba afite inenge. Ariko nanone nyuma y'inenge hari igihe bishira. Hari igihe ugeramo ukamenyera bigashira. Hari igihe ugeramo bwa bupfakazi ukumva urabutaye. Yego. Kubera akamenyero mbese waramenyereye hari indi ntera wafashe. Ariko bidaturuka kuri wa mugani uvuga ngo akabikamenyerwa nk'akeza. Oya. Kubera ko twamenye Imana. Amen. Kubera ko twamenye ko Imana ari umugabo wapfakazi. Kubera ko twamenye ko Imana iduhagarariye mu cyimbo cy'abagabo bacu. Kubera ko twamenye ko Imana ari we se w'imfubyi. Kubera ko twamenye ko Imana ariyo byose kuri twese. Duhuje ikibazo. Yego. Ibyo nibyo byagiye binkomeza. Ibyo nibyo byanzamuye. Ibyo nibyo byatumye ntasaza. Ibyo nibyo byatumye nkakomezanya morale. Ibyo nibyo byatumye abana banjye biga. Ibyo byatumye abana banjye Imana nishimwe. Amen. Ubu biba binkoza ahantu. Yego. Ibyo byatumye abana banjye abari muri kaminuza barimo. Ibyo nibyo Imana. Iyo ni ineza y'Imana. Yego. Ineza y'Imana igiba ku bapfakazi. Yego. Ineza y'Imana igize ikadusanga. Ineza y'Imana igize ikatwibagiza ibikomere duhura nabyo mu nzira. Ineza y'Imana igiza ikadukuramo igisuzuguriro twashyizwemo na Satani. Ineza y'Imana igize ikatwoza amarira. Yego. Tukaba abantu beza kandi tukaba abantu bashima Imana. Yego. Akababaro ntihagire umuntu udusomamo akababaro. Bitavuze ko tutagafite ariko Imana ikaduhanagura neza. Ikaduhanagura tukaba abantu bakuru. Tukaba abantu bakomeye mu Mana. Tukaba abantu bakomeye imbere y'abana bacu. Abana bacu bakabona ko ari twe kiraro. Yego. Nabyo ni ibintu biza bikadukomeza. Donc amateka nyakigisha n'abana kuzavamwa abagore n'abagabo beza. Icyo kintu uvuze kirakomeye. Abana bakabona ko bari kumwe n'umuntu ukomeye. Yego. Yari nk'igihe njya mu ivugabutumwa wenda nagiye Burundi cyangwa se nagiye na za Uganda. Ujyayo? Njyayo. Abana bakavuga bati mama ubu se kugiye turabigira gute? Nuko baba babona ndi mama ndi papa. Yego. Uri byose kuri bo. Byose kuri bo. Yego. Ndi byose kuri bo. Yego. Ibyo rero bijya binkomeza, bijya bimpumuriza cyane. Ari nayo mpamvu mba numva mfite ishyaka ryo kubwira abameze nkanjye kugira ngo bakomere. Kubwira abameze nkanjye kugira ngo bashikame. Kubwira abameze nkanjye kugira ngo bihagarareho. Kuko utihagazeho abantu bose bakugaya. Utihagazeho kankubwire iyo umuntu atihagazeho. Yego. Kwihagaraho ni iki?
kwihagararaho no gufata ikirenge ukagishyira hejuru y'ikindi oya kwihagararaho mu bupfakazi ni iki kwihagararaho ni ukudafata ibije byose yego kwihagararaho kumenya gufatira ibyemezo bigusanga ibiza bigusanga bidafite umumaro byumvikana neza cyane kuko abapfakazi ntago babura ibitagira umumaro yego babakira amakomande menshi kandi bidafite umumaro kandi haraza ashashagirana kandi imbere kavuga ati hano nimbura ubwenge imbere ari amasega noneho banakumva bati yego kandi ntago uzi umugani uvuga ngo ntawe uca ku rugo rw'umupfakazi se yego rwose ntago ujya umenya ntago uzi njya mwumva uwo nguwo ni umugani ariko ibyo byose tukabita kubera yesu tugaha abana bacu urugero rwiza yego kugira ngo nabo nibubake ingo bazatanga ingero nziza ku bana babo yego ibintu byose bikagenda etape par etape wow kuko mbaye umama mwiza nagira umwana mwiza nawe yabyara umwana mwiza yego ukazajya kumva uti mu rugo kwa runaka burya bimeze gutya biturutse aha burya rero umuntu niwe wiha agaciro agaciro rero ni nako niko gatuma twihagararaho ibiza bidusanga byose hari ibishashagirana hari iby'umweru hari iby'umukara hari iby'ubururu ukabona byose ari imfabusa c'est ça wow ibyo bitumye ngeze aha ibyo bituma uri umumama ushima imana umutima wanjye harimo amashimwe umutima wanjye numva unezerewe imana umutima wanjye mba numva ko hirya y'ubupfakazi hazaba umunezero kandi koko nibyo yego mba numva ko hirya y'ubupfakazi abana banjye baziga bakarangiza kandi koko nibyo icyo cyizere twiha ibyo byiringiro dufite nyuma y'ubupfakazi mba numva ko ibyishimo bizaza umunsi umwe bikagaragarira bose ibyo nibyo byiringiro twiha kandi ngo ibyo twiha nibyo bizatubaho yego hari umuntu ushobora kureba kino kiganiro twebwe iyo turi abanyamakuru tubariza na public iri gutureba hari umuntu ushobora kukureba akabona umumama ukiri mutoya akavuga ati siriya myaka 7 yose kuki yayitegereje atongeye gushaka ni ubushake bwe ni ubw'Imana ni abafite iyerekwa batararitambutsa bashobora kubyibaza nibyo abantu benshi barabyibaza benshi n'ubu hari umuntu duhuye gutya arabimbaza ati vite ntabwo urashaka na n'ubu rwose turahuye rwose umumama umwe ndavuga intoya rero urugendo umuntu aba yaraciyemo ruba rugoye ntabwo wahutiraho gushaka binakubitiyeho ko umuntu aba agifite n'abana bato impamvu y'abana banzi ikomeye burya abana ni ikintu cyiza kandi ni ikintu gikomeye ntabwo uzi umugani ujya uvuga ngo uwabyaye ntapfa kabiri ariko uzi imigani wa mubyeyi we ntabwo uzi uwabyaye ntapfa kabiri rero ntabwo ugomba kwandagaza abana ngo ugiye kwihutira gushaka n'ubundi uba warashatse kandi uba waranabyaye nta mpamvu rero yo kwihuta mbega muri make uransubije ati nanze kwihuta hari ikiganiro cyawe nabonye mbona abantu bari gushyiraho udukomenti dutandukanye hasi ndumva ni ikiganiro wigeze ukora na pasiteri Mutesi mu minsi yashize ni ikiganiro wigeze mukorana cyari gifite umutwe ubanza ngo Marraine wa pasiteri Mutesi mbona abantu hasi batangiye kwandika ese ni Marraine we ko hari undi tuzi so you can tell them ushobora kubisobanuraho gatoya uri Marraine wa pasiteri Mutesi koko ibyo ni ukuri murabona ingano yanjye ntabwo byaba ari biki ndi Marraine wa Mutesi yego ndi Marraine wa Mutesi wa mbere ashaka umugabo bwa mbere njye wamushyingiye ubwo rero abakobwa bashaka Marraine tubatungiye urutoki Marraine buriya umuntu ujya kuba Marraine
buriya akwiye kuba afite izihe ndangagaciro kuri wowe ubyumva ute? icya mbere agomba kuba ari inyangamugayo. Yego. Cya kabiri agomba kuba ari umukristo. Yego. Kuko ntago waba umukristo utari inyangamugayo. Yego. Ikintu cyo cya mbere inyangamugayo, cya kabiri ukaba umukristo, icya gatatu ukaba ufite urukundo, icya kane ukaba uri n'umugwaneza. Kuba warabaye kuba warabaye Marraine wa Pasteur Mutesi bwa mbere, ariko nyuma ukumva urugo rwatse, wabyakiriye ute mu kuri ko ku mutima? Icya kabiri se nta bantu bakugiye mu matwi ati dore hamwe abaye Marraine ntibikunze? Yes, turi mu kiganiro. Ndabyumva. Byanshenguye umutima nka Marraine, birumvikana nka Marraine, kuko kugira ngo urugo rujye no kugwa burundu, burya hari inama uba wahaye abo washyingiye, uba wakunze wenda kwibandayo cyane. Yego. Wenda baguhamagaye byagenze gutya. Yego. Wenda nyuma bikananirana, inyuma rero binaniranye bishengura Marraine, kuko nibyo, ariko nta rindi garuriro. Yego. Rero ntago abashinyaguzi babura. Yes. Ntago basani barateba bashobora kuburana na bageshemu, ibyo ntago n'abatobiya bose, aho bagabo batatu bagomba kuba bahari. Yego. Kandi bose bakujya mu matwi cyane. Tido ntureba. Ibyo byarabaye. Yego. Ariko ntago biva no kwihangana. Umuntu agomba kwihangana akabumva, ubundi agasenga, ubundi akabyihorera, nta kundi. Gusa urugero rwashatse gushwenyuka rurashwenyuka. Yego. Hubaka Kristo ubundi. Hubaka Kristo. Byiza cyane. Reka dutambuke, tuzakorana ibiganiro byinshi. Ufite inama wagira abantu cyane abubatse, n'ababa bonyine, n'abitegura kubaka, mbega uri inzu y'ibitabo kabisa muri wowe, harimo bagage y'ibintu byinshi cyane. Ibyo byo ndashaka no kubishyira mu mwete. Biturutse no kuri experience ufite, ubundi nta hantu ufite unyuze ibiganiro byawe, nta cano ufite ica ibiganiro byawe. Cano ndashaka kuyifungura muri iyi minsi. Ndashaka gucishaho ibiganiro. Akubeke nawe uri mu mwuka. Yanjye wagira ngo uri mu mutima wanjye. Ndi gutambutsa amayereko. Ndakubwiye ngo ibyo uvuze n'ubundi nibyo ndimo, niyo gahunda. Nuko mbivuze kubera ko nanabikwifuriza. Niyo gahunda birahuriranye. Ndashaka ko abantu bazajya bajya gushyingirwa, ndashaka ko abana b'imfubyi. Yego. Wenda ndabizi ubupfubyi ni ikintu kigoye. Yego. Kandi kibabaje cyane. Ariko ndashaka ko muri iyi minsi yego abana b'imfubyi bagiye gushaka, ariko uzi kuba ugiye gushaka yego udafite uwakugira inama, ikintu kibi cyane kandi gikomeye. Yego. Uzi kuba ugiye gushaka udafite uzagusura. Yego. Uzi kuba ugiye gushaka udafite uwo ubwira uti mama nabuze iki. Yego. Bigende bite? Wirebaho kuva kuri rimwe kugera ku 10. Kugera ku 10. Yego. Ni ibintu bigoye. Ibyo byose rero numva biri muri njyewe, numva nshaka kwagura, kandi nizeye neza ko Imana izabimfashamo. Yego. Ni byiza cyane. Aka kanya ndagira ngo tuze wenda twerekeje ku gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu, kuko nari inama nshaka kuza kubitangamo. Duhuze ubuzima bwawe n'ibyabaye uyu munsi, inkuru twese turimo turavuga ya Pasteur Togene wamaze kwitahira, wamaze kwitaba Imana. Turaza gukomeza uriya mubyeyi wasigaye, dutanga ihumure, tumutabarize. Umuntu wabuze umuntu n'ubukwe, birenze ubukwe, kandi ubukwe bwose buratwererwa.
akeneye abantu, akeneye amasabune, akeneye ibyo kurya byo kwakira abantu, akeneye ibintu byinshi cyane. Urahagarara mu cyimbo cy'abandi babyeyi muri aka kanya kugira ngo dufashe iriya famiye. Ariko ndashaka kubanza kumenya kuri wowe, wanyandikiye mbona ubabaye n'amarira menshi kubura Theogene. Pasiteri Theogene kuri wowe ubundi yari muntu ki? Navuga ko Theogene Pasitori Nzahuke yari umuntu wanjye w'imbere cyane. Yego. Usibye n'ubu ngubu yari yarabaye Nzahuke. Yego. Na mbere Theogene nari nsanzwe muzi. Ari inzahare mu muhanda. Kuko njye nakoreye Nyabugogo. Theogene yazaga aho nkorera, nacuruje ibyuma bya instrument music. Yego. Theogene yajyaga aza aho nkorera, azanye n'abandi bana, ndamuzi kuva kera. Siko muzi. Theogene ndamuzi, ntabwo muzi ubu ngubu ku yigisha ijambo ry'Imana ku maco no kuki, nsanzwe muzi. Yego. Inkuru rero ya Theogene enda nayivuga nkumva n'umugongo uracitse. Yego. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru yatunguranye cyane. Nubwo urupfu nta muntu ruteguza. Yego. Ariko burya hari igihe ushobora kurwaza uwawe ubibona ko ejo yageze cyangwa ejo bundi cyane rwose. Ariko noneho iyi ngiyo ni inkuru ibabaje, ni urupfu rutunguranye. Sinzi, ndatekereza nuko turimo kubyumva n'umudamu we bishoboke ko niko arimo kubyumva. Yego. Waranaturusha. Yego. Yoye waraturusha, birumvikana n'abana n'iki. Rero urupfu rwa Theogene rwansigiye isomo. Kandi nagira ngo na buri umwe wese urupfu rwa Theogene Pasitoro rumusigira isomo. Ijambo ry'Imana mu mubwiriza ibice 9 umurongo w'10 ngo dukoresha amaboko yacu bikiri kare. Bishaka kuvuga ngo iki? Ubwiriza nabwirize kare, ukwera umuryango nawe ukwere bikiri kare. Yego. Utanga impuguro nawe itanga bikiri kare hakibona. Yego. Kuko aho tujya nta mirimo ihaba. Ntayo. Ni muri cwe. Yego. Rero Theogene yansigiye isomo ko ngomba guhaguruka, niba ari ugukwera Imana nkayikorera nivuye inyuma. Umeze nk'uri gutaha. Meze nkaho ndimo kugenda. Nimba ari imirimo myiza ninyikore hakigaragara nkiriho. Nimba ari ugufasha abantu runaka nimbikore vuba ku mutima ubimbwiye. Kuko nshobora kugenda nta n'imirimo imperekeje. Yego. Akubuzi gupfa nta mirimo guherekeje. Nta kintu wakoze kigaragara. Theogene afite ibikorwa ngo abantu bakujya inyuma barira. Umva ni doruka atabita. Theogene ni doruka atabita. Ko se Imana dutabaye koko ibyo yakoze kwa Tabita ikabikora no kwa Theogene kuri iyi nshuro koko. Ikamuzurira iriya mirimo badi. Kareka guteza amarira mu bantu koko. Oya ubimana ko ari inkuru iteye ubwoba koko. Ni inkuru iteye ubwoba cyane. Ni papa wa bose, ni umushumba wa bose. Theogene yarigishije, Theogene yagaburiye imfubyi, Theogene yitaga kuri bari abana bo mu muhanda yavuyemo. Theogene kuvuga ngo uri kuvuga imirimo ye. Theogene kereka abanditsi bateruye amakaramu n'ibitabo bakandika. Mana yanjye. Ntabwo ibintu bya Theogene na n'ubu ntibirumvikana. Ngira ntabwo birangiye mu matwi tumeze nk'abari kurota wenda turindiriye kuza gukanguka. Turajagaraye. Ariko bira tuzabimenya neza ari uko tukubanutse urusororo. Ubwo tuzumva ko Theogene yapfuye. Pasiteri Theogene Nzahuke. Ariko hari icyo nshaka kubwira abantu. Yego. Hari icyo nshaka kubwira abantu, muhaguruke dukorere Imana. Nawe ukorera Satani yikorere rwose vuba kuko nejo ashatse yaguhamagara ukagenda. Ariko aho ndi cyane ni ku bakozi b'Imana. Yego. Mureke dukorere Imana nta buryarya. Mureke dukorere Imana kuko nidukorera Imana tuziturwe neza.
tuziturwa ineza. Yego. Teujene ntago azatuva mu mutima, Teujene ntago azatuva mu mutwe yacu. Teujene mana yanjye, ariko Beki hari ikintu nabonye. Ikiza urakagenda warakoreye Imana. Yego. Basi nawe abantu bakwiciraho mu biganiro kuri kamera rwose gutya. Erega hari umuntu upfa bakagenda bagashyingura ntube wareba n'ibintu bitatu yakoze. Reka kandi ntabyo ukabibura rwose. Ariko inkuru y'umukiranutsi, urupfu rw'umukiranutsi rukomeza guhinduka ivuga butumwa atakiriho. Izina rye rikagumaho. Urupfu rw'umukiranutsi ruba message cyane. Urupfu rw'umukiranutsi rurutukira w'umunyabyaha. Yego. Uko nukuri. Noneho tugenda tunasoza, bavuze ko tuzagaruka mu gice cya kabiri cy'ikiganiro. Wowe ubundi ni iki wumva wafasha uyu mugore watoje n'usigaye winjiye mu cyiciro nk'icyawe uyu munsi wa none, n'abandi bari kutureba bahuje amateka nawe hamwe nawe? Pfundura agaseke, urumva watangiye mpamba muri uru rugendo rushya rw'ubuzima yinjiyemo. Wowe urumazemo imyaka 7. Murakoze. Nge narakameritse. Asibye ko ngo ntawe umenyera ibibi. Ko waca umugani. Muri uyu mwanya ndihanganisha umuryango wa Pasteur Theogene Nzabuke. Ndihanganisha umudamu asize, ndihanganisha abana asize, ndihanganisha na nyirasenge yigeze kwerekana mu minsi yashize, nawe ndamwihanganishije. Umwe yashakaga kuzubakira, nawe ndamwihanganishije. Rero message naha mama Pastoro iteye gutya, nta yindi ni ugukomera, tugufashe mu mugongo. Ntago byoroshye kubura uwo wakundaga, ntago byoroshye kubura, ni ibintu bitoroshye, ni ibintu biteye ubwoba, ariko nshuti yanjye mureke dukomere. Nyine ni inkuru igoye, ariko ni ibintu umuntu abura uko avuga, ni ibintu umuntu abura uko asobanura. Ni ukuri. Witeka akomeza uyu muryango, akomeza uyu mugore, akomeza ibi bibondo. Mana nimukomeze. Ni urugendo rurerure, ntabwo ari urugendo rworoshye. Agiye guhura n'ibigeragezo, agiye guhura n'igisuzuguriro, agiye guhura n'ibintu bitoroshye. Ariko njye hari ikintu nyashima Imana, kuko twamenye Imana tubigendamo neza, kuko twamenye Imana tubyihanganiramo, kuko twamenye Imana twizeye neza ko tuzabisoza igihe kimwe. Hari umurongo ndimo gushaka guha mudamu wa Pastoro Nzahuke, umurongo wo muri Bibiliya ushobora kumuhumuriza, ugahumuriza n'abana biwe. Ni umurongo dusanga muri Yohana, ubutumwa bwiza mwanditswe na Yohana ibice 5, umurongo wa 28 n'uwa 29. Uwo murongo mu ncamake havuga yuko abacu twakundaga igihe kimwe tutazi Kristo igihe azaza, ngo azabahamagara ngo maze bave mu bituro barimo, ngo maze bitabe. Icyo gihe nibwo umuzuko uzongera kuba, twongere tubona abagabo bacu twakundaga, twongere tubona abana bacu twakundaga, twongere tubone ababyeyi bacu twakundaga, twongere tubone abavandimwe inshuti twakundaga baba barapfuye. Icyo gihe tuzongera tukababona. Uwo ni wo murongo rero mpaye umudamu wa Pastoro Theogene Nzahuke, kandi ni ukuri ni umukomeze n'umuryango wiwe. Nimukomere, turabakunda, nubwo urupfu rutamenyerwa, ariko ni ukuri
nimukomere turi kumwe kandi ni ukuri turabakunda ni ukuri tubibafashe mu mugongo nimukomere ni ukuri birumvikana ni ugutanga ihumure ariko kandi akeneye abantu nibamuhe na mesaje komera buryo uri mu byago ariko ukajya ubona abantu bagufata ku mutima kagukora ku rutugu ku mutima ati pole bibaho burya ayo magambo aragusunika ntabwo ameze nk'agusonga ahubwo aragusunika sibyo akeneye kubwirwa pole akeneye kubwirwa ko ari umumama mwiza akeneye kubwirwa ko azaguka n'ubundi akagera ku nzozi akeneye kubwirwa ko ubuzima bugiye gukomeza akeneye n'umuntu umwohereza mesaje ya mobile money ibyo birakenewe urumva ari kwakira abashyitsi gura fanta gura ibyo kugaburira abantu gutegura umurambo kugira ngo uvanwe muri morgue umubiri we kugira ngo uvanwe muri morgue morgue ikeneye kugurwa ibiki bikorwa byinshi bikomeye hari ikiganiro numvaga ku Isimbi TV Saba ari kubisobanura nawe Imana imuhumugisha ko Sabe yafashije uriya muryango cyane mu guhindurirwa amateka Sabe Imana imuhumugisha yahise akora n'inkuru n'ubundi yo gutangaza uko yajya kwigendera yatashye kandi yabisobanuye neza nk'umunyamakuru w'umunyamwuga waperirije amakuru yatanze avi nziza hari abanyamakuru bandi bandikaga ibyo batazi ku rupfu rwa Tojana ariko Saba atanga inkuru ibikosora atabariza umudamu asaba abantu ko bamufasha nawe Imana ijye imuhumugisha kuri uriya musanzu atanga Sabe wa Isimbi TV ibyo yavuze numvaga avuga ati kwa Pastor Tojana ngenda hazi njyayo tukicara tugasangira ubuzima bari barimo muri iyi minsi ntibwari bworoshye byose ubwo yabikizanza arabisobanura asaba abantu ngo mwegere uriya mu mama ufite n'igihumbi kimwoherereze ufite 500 ufite miliyoni ufite 10,000 buriya ni ubukwe burenze n'ubukwe busaba amadepanse twegere uriya mubyeyi madamu Pastor Tojana Nzahuke ngo abajyana na Yesu gutabara abandi ngo nabo bazagabana ku mugisha w'Imana Antoinette urakoze tugushimiye umwanya uduhaye kuri Evangelize Romande TV muri iki kiganiro kigaruka gato ku mateka yawe ariko wakozeho gato wenda tuzadevelopa mu bindi biganiro twari twuzuye gutanga ihumure k'uyu muryango no gutanga inkunga dufite y'umusanzu w'ibitekerezo n'amasengesho n'ubukangurambaga Imana iguha umugisha yego murakoze cyane Imana iguha umugisha wakenera kuvugana nawe we wenda yabonye iki kiganiro we byashoboka gute nta kundi ni telefone ubwo ushobora gutanga telefone hari umuntu ubona ikiganiro akaba ati mwampaye nimero uriya mubyeyi ko numva hari ukuntu nshaka ko duhura nanjye wenda mukiganira imbogisi utakwandika kuri YouTube yego murakoze Beke telefone yanjye ni 078 160 65 23 078 160 65 23 wadusengera Imana tusoza murakoze Data wa twese wo mu ijuru urera kandi urakiranuka uri umubyeyi wacu turi hano turagushimye nukuri turagushimye kandi turaguhimbaje twuzamuriye amashimwe kuri uyu mwanya twabonye neza yawe Mana dufite umwuka w'abazima Mana turatakambye cyane Data wa twese wo mu ijuru turatakambye dutakambiye uriya muryango wabuze uwabo turawutakambiye cyane Data mwiza tuwushyize mu maboko yawe erega Data narakubonye cya gihe kandi na n'ubu ndacyakubona nyemerera uriya muryango ubumbatire umwana w'umuntu ntago yabasha kubumbatira ababuze ababo ariko wowe wabishobora nyemerera imbabazi zawe ziwubeho nyakubaha Imana mubyeyi w'ikirenga Data wa twese Jehova imbaraga zawe zibagaragarireho Data turagushimye komeza utubere maso muri byose rero ngaho urakoze kubana natwe ibyo byose tubisabye twizeye kandi tubinyujije mu mwami wacu Yesu Kristo iteka ryose amina amen